I agree with you. Kandi koko nibyo ntabwo ari ukuvuga ngo nuko bataka cyane koko nabo bakoze bashyizeho itafari rikomeye bro. Yaba kuri hip hop yaba kuri music nyine byose nyine kuko Family Squad yakoraga hip hop arimo n'abakora izindi njyana R&B dancehall urumva kandi bose bakabikorana urumva bagera kuri Baba Blue bagera kuri MOP urumva bro nta kuntu wambwira abo baniga ntago ari abantu badanje hari ikintu ariko wowe ntabwo wenda ushobora utankuriye neza ntabwo navuze ko atari abantu badanje cyangwa utakoze ibintu byiza. I'm just talking about the word legend. Niryo ryonyine navuga kuko abo ndabazi Family Squad Babli ntabwo ari kuvuga ngo nindi cyangwa ntabwo bakoze ibintu cyangwa n'ubu nta nubwo ibyo bintu bakoze bi-inspiring abandi bantu. Just tapping into the legend like nyine umuntu wese waciyeho cyangwa wagiye ukora utuntu ntabwo ari kuvuga ngo nakumvisha nanjye aho ngaho ntabwo kuba waramenyekanye ukakora izina it doesn't mean you're a legend, but legend is like what do you mean to the community, to the country? What do you mean like for bigger picture, not like nanjye nshobora kuba narakunze no wenda not to say cyangwa niki ejo umujama ashobora kuza ngo yakana muri legend kubera ko yamukunze cyangwa mwese cyangwa you get kubera ko the name is big. No, I like to have those conversations but I'm not the one to decide who's the legend, not a legend. Icyo nanone ni opinion y'umuntu. Nabyumvishe nanjye ni opinion y'umuntu you right man. Nanjye witekanye wabyumvishe. Nanjye nabyumvishe kuko ni opinion ya buri wese ku giti cye tu. Whoever tugende bro kuki twagumye aho hantu. Reka baze kwirukanse bana reka baze kwirukanse buta reka baze kwirukanse rero agombaga kugera hose none ariko buriya conversation zose tugirana cyangwa tuganira is opening izindi conversation nanone ko dushobora kugeraho turangije abandi bakajyaho opening bakavuga se kuko bira bintu I'm not right, I'm not wrong, you're not right, you're not wrong, like opinion buri wese yibeshya ko ari mukuri ahubwo ako kantu niko twagakwiye gukomereza buri wese yibeshya ko ari mukuri. Ni ibihe bintu uzi abantu bibeshya ko ari mukuri kandi batari mukuri? Kuko buri wese avuga ko ari mukuri buri wese yibwira ko ari mukuri rero nyine buri wese yibeshya ko ari mukuri ntabwo nyine kuko nshobora kukubwira ibyanjye ukambwira ibyo bintu kongera ni ukuri kwanjye kandi ukanamana facts ariko nyine ntabyo wiboneye man ntabyo wiboneye tu urumva ariko wowe nyine wowe wagiye uvuga uriya muniga yarabeshya man yambeshya 100% wowe ukagenda uvuga ati cap neza byahatari bro Aksimba bro I mean it's good man ariko buriya hip hop kuri wowe cyangwa injyana ya rap kuri wowe what does it mean for you? Cyangwa ikibazo cya mbere wenda when did you find that wayihuye nayo ukavuga ati this is where I belong hip hop man njye sinakubwira ngo wenda ni ryari cyangwa ni bro kuko culture nyine njye aboro nakuriye man aboro nakuriye n'ubuzima njye nakuriyemo man ijwi nyine n'ijwi Nyagasani yanshizemo tu kandi nyine n'ahandi ngomba kuricisha ni muri hip hop nyine sinzi ukuntu nakubwira kuko hip hop nta muntu wicuzinga nta muntu ujya uvuga ati yongeye kwigira nyine gutya wapi byonyine tu bro nyine we ntabwo ushiduka nyine biri kwikora tu ushiduka biri kwikora nk'ubu nakoze ndana urugero mani fata utuboro tw'utubringi atupandika dukubita ku matwi hano urumva mani igihe kimwe nza gufata umwanzuro nyine tu wenda ndabikora nyine
urumva nyine nta muntu n'umwe nyine nigeze mvuga wenda ni umuntu wabi cyangwa oya, usanga nyine ni ibintu bigenda byikora, urumva yaba nyine yaba uburyo witwara movement zawe, steps zawe, urumva ukuntu wambara culture, ibintu kwambara, ibiki nyine buri kintu cyose bro, kugera nyine n'uburyo urapa, buri kimwe cyose bro, nyine ibintu wowe bro, wowe ukura nyine bikuri muto, ntabwo wajya kuvuga ngo no, sinzi nyine hari abandi wenda bashobora kuba interested n'undi muntu, ariko njyewe nakuze nyine ari ikintu bro, ari byo bintu nisangamo man, ari ibintu nisangamo bro, yo gusobanura hip hop ni ikintu kinini byatari, hip hop harimo ibintu byinshi, harimo culture ya fashion, urumva harimo culture ya DJ, ya DJing, graffiti, urumva b-boy, urumva yaba MC, urumva ibyo byose ni hip hop is a culture, kandi hip hop abanyafrika man twe ni culture yacu kuva na kera bro, kuva na kera n'ibisekuru n'abasaza bacu baza man, ni ibintu byabo kuko barivugaga man, abanyarwanda kera man wasangaga umuntu buri wese afite ikivugo cyiwe, subizi se bro, yivuga man simba, ntago bibaho bro, ntago bibaho, kandi twivuga mu ngoma we kandi dukora hip hop, abacece ariko nyine uzagenda ubabikesha nabi, sibyo tuzagenda tubarabura, tuzagenda tubarabura nabi, ariko ubona you explain hip hop mu buryo bwiza, and I like it, because hip hop is bigger, hip hop ntabwo ari wapi bro, no ntabwo ari wapi bro, ni lifestyle n'ubundi bro, n'ubuzima nyine bwa buri munsi bro, ukenewe cyangwa aho ari biri ngombwa, bro, ni mutabazi nyine always, bro, like what do you think, industry, like turi more than one industry, what we doing, but I know you see people, they acknowledge what you're doing, but the big crowd and I go out and they're still a little bit behind. Like, how do you see that? Man, icya mbere bro, njyewe nyine icya mbere ndabyikorera bro, ndabyikorera, kuba mbyikorera ubwanjye man, kiri mu bintu cya mbere kinshimisha tu, kandi turi gukora man ibintu bita nyine ni ibintu bizarama man, ni ibintu bizarama, ntabwo ari ibintu nyine aka kanya hari abantu benshi batari bagira nyine mind y'icyo kintu, twari igihe uzabyuka mu gitondo buri muntu wese agasubiza nyine ijisho akavuga kumbe uyu muntu bro, uyu muntu yari ari ahangaha kuva ryari man, this guy been here for COVID, long igihe kinini byatari man, long time ago bro, hano kandi Imana nyine tu ibikikuriho nyine tuvuga ati yo bro, komeza nyine ukora ibyawe, tumuko nakuremye kugira ubikore, urumva kandi twe turi gukora kugira man twinspiring generation na generation bro, nyine ku buryo abapeti nyine bazavuka bakavuga bro, twagize n'amahirwe kuba twaravutse mu gihugu hari n'uyu muntu izo nzozi zanjye cyane kurenza nyine ko wankangisha industry yawe, urumva man, njyewe mba numva nawe urandi independent, ukorera ibyanjye nyine nk'uko mbishaka tu. Story y'umunyagatenge, haso y'umunyagatenge, ibyo nkunda kuvuga story y'umunyagatenge nuko mfite indirimbo yitwa story ya Simba, bro, I know right, ni haso y'umunyagatenge, that's a good song, nanone kandi good video, no hari iyo twayivuzeho, hari yindi video new is the OG, that's the latest. What's the story behind that one? OG
OG always OG. OG ahora ari OG. OG mani ni OG mani. Aba OG baranguje none aka kanya mba ndi kuba nyine. Yeah.